Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze, amahoro y'Imana nabane namwe. Impundu impundu ku muryango wa Idrissa Ouedraogo ndetse na Ishimwe Vestine uririmbana na murumuna we indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Amakuru ahari yizewe ni uko Ishimwe Vestine amaze amezi 2 abyaye umwana w'umukobwa, ariko bikaba byari byaragizwe ibanga rikomeye bitewe n'uko Ishimwe Vestine ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bagiye bamuvugaho amagambo atari meza ndetse amuserereza, ahitamo kuva ku mbuga nkoranyambaga no gutangaza ibyerekeye ubuzima bwe. Amakuru yizewe aturuka ku kinyamakuru Igihe avuga ko uyu mugore amaze ukwezi kurenga abyaye umwana w'umukobwa akaba n'imfura ye. Uwatanze amakuru yagize ati nibyo ni mama yarabyaye rwose, yabyaye umwana w'umukobwa muri 2026. Umwana agiye kuzuza amezi 2 mu mpera z'umwaka ushize, ubwo itsinda ry'uyu mugore n'umuvandimwe we bari muri Canada mu bitaramo byazengurutse mu mijyi itandukanye. We ntabwo yabashije gutaha kuko hatashye Dorcas na Irene, umujyanama wabo bari bajyanye. Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yanditse ibaruwa ndende agaragaza ko yicuza impamvu yakoze ubukwe na Jarick Ouedraogo. Ibintu byavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse bamwe bakamuvugaho ibinyoma. Ibintu byatumye Ishimwe Vestine afata umwanzuro wo kuva ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri iki gihe bakaba badaherutse no gusohora indirimbo. Mu butumwa burebure yanditse binyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu Cyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse ko kubwe asanga yaragize amahitamo mabi cyane. Ibyo byafashwe nko kuba uyu mugore yari amaze gufata icyemezo cyo gutandukana n'umugabo we bari barakoze ubukwe muri 2025. Uretse ibyo gutandukana n'umugabo we kuva mu Gushyingo 2025, ubwo yafataga icyemezo cyo gusigara muri Canada, n'ibikorwa by'umuziki by'itsinda rya Vestine na Dorcas bisa naho byatangiye kugenda bigura intege. Ikinyamakuru Igihe cyavuze ko cyagerageje gushaka Vestine ngo bamubaze byimbitse kuri iyi nkuru, ariko kumubona ntabwo byabakundiye. Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas ni abahanzi b'Abanyarwanda bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se gospel. Bazwi cyane nka Vestine na Dorcas, bakaba baratangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2020. Bakaba barabashije kwigarurira imitima y'abantu benshi kubera amajwi yabo adasanzwe n'uburyo basubiragamo indirimbo z'abandi bahanzi cyangwa se amakavazi. Vestine na Dorcas ni abavandimwe b'abakobwa bavuka mu muryango w'abana 5, bavukira mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Bakuriye mu muryango w'Abakristo, aho batangiye kuririmba muri korali bakiri bato cyane mu itorero rya ADPR. Urugendo rwabo rwatangiye kumenyekana cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Batangiye basubiramo indirimbo z'abandi bahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bazwi mu Rwanda. Inararibonye mu muziki Muvunyi Irene niwe bavumbuye abafasha gutangira urugendo rwabo mu buryo bw'umwuga. Muri 2020 nibwo hasohoye indirimbo yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo, yakunzwe n'abantu benshi mu gihe gito. Kuva icyo gihe bagiye basora n'izindi ndirimbo zagiye zikundwa cyane nka Adonai, Papa, Simfite, Arakora ndetse n'izindi. Bazanye impinduka nshya mu muziki wa gospel mu Rwanda, aho berekanye ko n'abana bakiri bato bafite impano bashaka gukora umuziki uri mu rwego rwo hejuru. Bakunze kugaragara nk'abana bicisha bugufi kandi bafite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo. Mushimiwe kandi subscribe kuri Mugisha TV, nawe utarayikora ikwiye kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho. Ndabashimiye.